Reka nongere mbasuhuze abakomeje kudukurikira. Twakomeje urugendo rwacu rurerure ndetse rugenda rugera hirya no hino mu mbago zose z'igihugu. Uyu munsi ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Twatangiye igikorwa cyo gusura abanyeshuri biga muri Levofo cyangwa mu mwaka wa gatanu ubanziriza uwa gatandatu usoza amashuri yisumbuye. Tukaba twahereye ku bana bakoreye industry attachment mu karere ka Muhanga, ni muri gare. Reka batwibwire batubwire n'aho bakoreye, twe kubavugira byinshi ahari tutaza no kubabeshyera. Murakoze, nitwa Kazeneza Giovannis, nkorera hano muri Sky Studio anga Muhanga muri gare. Murakoze, nitwa Mvagusengerize, nkaba nkora hano muri Sky Studio muri gare. Murakoze, nanjye nitwa Yakoze Alice, nkaba nkorera mu karere ka Muhanga muri Sky Studio ikaba iherereye muri gare. Amazina yanyu mutubwira n'aho mukorera, ntabwo mwatubwiye aho twiga. Ese murabona hari ikirango mufite ku buryo uwo ari we wese wababona yamenya ngo mwiga aha ngaha, cyangwa mwaketse ko dusura umunyeshuri uwo ari we wese mu rwego rw'igihugu? Murakoze, ikimenyetso kigaragaza aho twiga ni uko twasuwe n'umuyobozi wacu ushinzwe amasomo mu kigo cyacu cya Fadelaman Kabuga TSS. Kazeneza Giovannis, umaze igihe kirenze ibyumweru bitatu uri muri industry attachment, ndetse wabaye no ku ishuri igihe kirenze imyaka 2 wiga muri trade cyangwa mu masomo ajyanye n'ibintu bya multimedia, niko biri? Mu gihe waje muri industry attachment hano kuri tele cyangwa muri kampani bitandukanye no ku ishuri, ni ibihe bintu mwabonye cyangwa ni ikihe kintu wabonye cyagutunguye gitandukanye? Ubuzima bwa hano butandukaniye n'ubwo ku ishuri kuri pariti yo kwiga ku myigire. Murakoze, ubuzima bwo ku ishuri butandukanye n'ubuzima ubamo uri muri industrial attachment, kubera ko ku ishuri ho turabyuka, tuba dufite amasaha tugomba gukoreraho ibintu kandi mu gihe cyabyo, ariko ahangaha ho tuza ku isaha twavuganyeho n'abantu badukoresha industrial attachment, kandi tugakora tukajyana n'igihe cyo kuruhuka. Ikindi kandi tubona n'ibikoresho byinshi bitandukanye, kandi ku ishuri bwo hari igihe twiga wenda ntitubone uko tujya kuri teri cyane, ariko ahangaha muri industrial attachment ho birashoboka yuko tujya kuri teri cyane tukareba ibibazo bibera kuri teri. Rero ubuzima tubamo turi hano muri industrial attachment nubwo tubamo turi ku ishuri biratandukanye. Kandi ikindi, ahangaha muri industrial attachment bidufasha no kuba twagira communication n'abandi bantu bagiye batandukanye bari hanze tugenda duhura nabo. Murakoze. Tubwiye yuko ari ibibazo muhura nabyo kuri tele ukagenda ubireba, wadusangiza ku bibazo waba warahuriye nabyo kuri tele ubwo mwayijyagaho? Byakunguye iki mu buzima? Ni ibihe bibazo wahuye nabyo kuri tele bitandukanye n'ubuzima cyangwa bikwereka ko bitandukanye n'ibyo wahuraga ku ishuri? Murakoze, ibibazo twahuye nabyo turi kuri tele, icyo twabonyeyo ni uko iyo turi kuri tele bidusaba kuba dufite ibikoresho bihagije kugira ngo tutaza kugira ikibazo mu gihe turi gufata video cyangwa se audio y'umuntu. Kandi ikindi kibazo ni ikibazo cy'amalocation tugenda dukoreramo ibintu byose. Reka tujye no ku rundi ruhande. Yumva gusenga Elise, wakoze industry attachment, ngira ngo ni niya kabiri kuko no mwaka ushize wari warayikoze, uri muri level 3 cyangwa level ya 3. Uyu munsi ni kihe kintu gishyashya wabonye gitandukanye n'iki umwaka ushize? Ubigereranyije uyu mwaka ushize n'uyu ngubu ubona ko bitandukaniye hehe? Murakoze, biratandukanye cyane ko umwaka washize twari twayikoreye mu bigo byacu by'amashuri. Hari byinshi ukigera muri industrial attachment uhura nabyo. Navuga nk'ubwa mbere nibwo nari ngiye kuri tele cyangwa se gukorera hanze, hari ibintu abatrainer bacu bagenda batwigisha bakatwereka. Rimwe na rimwe nyine twiga mu ishuri baratubwira ati hari ibyo tuzagenda duhura nabyo kuri tele, hari n'ibyo tuba twarahuye nabyo turi ku ishuri.
rero biratandukanye cyane kuko muri level ziriho cyane twahuraga n'ibyo mu kigo nk'uko twari dusanzwe twarabyize, ariko ubu muri level 4 hari byinshi twagiye tubona, nkabona ni n'ubwa mbere nawe mbibonye, bikagenda kurushaho bimfasha kongera ubumenyi. kumwe n'undi mwari Irakoze Alice nawe ari muri bano batatu bakore industry attachment mu karere ka Muhanga. Irakoze Alice, hari intumbero umuntu agira bitewe n'ubuzima bayemo n'ibyagiye abona. Ukiri muri Trocom hari intumbero wari ufite, uri muri level 3 cyangwa mu kane ugira intumbero kugeza uyu munsi urangije industry attachment, ibyo ujya wabonye kuri tere, uko wahabonye, uko uhumva, kuko umuntu yaje kuri tere yiga n'ubuzima bwo hanze, yiga n'ibyo azakorera hanze. Intego yawe ufite muri iki gihe, intumbero ni iyihe nyuma yo kuzaba ushoje ino industry attachment? intumbero ngewe numva mfite igihe nzaba nsoje kwiga amasomo yanjye ni ukuza kwiteza imbere birambuye, ni ukuziteza imbere birambuye nyine nk'urubyiruko, nkiteza imbere nkashinga nka studio nyine mu buryo bwo gushaka amafaranga bitewe na kariyeri yanjye, ndetse bikanamfasha no kugira ngo mfashe umuryango wanjye, ndetse nanabereke nyine ko ibyo nize nabyo bimfitiye akamaro. Reka mbashimire abari badukurikiye rero mwese, ndetse n'abagenda badutera inkunga mu buryo butandukanye hirya no hino, ndetse n'abantu mwese mubasha kugira initiative yo kohereza abana banyu ku kigo cya Fadaramoni Kabuga TSS. Nkuko bagiye babibabwira cyangwa nkuko twagiye tubivugamo, ndi umuyobozi ushinzwe amasomo muri Fadaramoni Kabuga TSS. Aha rero turi kumwe na bamwe bafashije abana mu gihe cy'ukwezi bari muri industry attachment. Reka batubwire gatoya kumba mutima zabo uko babonye abanyeshuri bacu, kugira ngo nabo badusangize, cyangwa tubwire icyo twabakosora ku ishuri kugira ngo bajye baza kuri tere be kubagura, cyangwa kugira ngo twubake igihugu cyiza ndetse gifite n'abana bafite ubumenyi buhagije. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nigaba Adrien, nkaba ndi umwe muri kampani bita Sky Studio Rwanda. Nkaba nshimira uyu mugabo. Ikintu navuga wenda ku bana bacu biga bino bintu, ikintu twajya tubafasha nko ku bigo by'ishuri, hari ukuntu biga ibintu muri teori gusa, ariko muri pratique bikaba bikeya, ntibagire n'ubushobozi bwo kubikoraho cyane. Ubwo nasaba wenda abantu babishinzwe kujya babahereza nyine ibikoresho bakabikoraho cyane, kuko nicyo kintu baba bafite. Ubona ugasanga nk'umwana yize kamera ariko ntago azi gushyira memory card muri kamera. Icyo ni ikintu cyoroshye cyane, ariko iyo usanze atakizi uba wibaza nyine wenda kuri tere birumvikana, ariko ni imbogamizi nabonye bafite. Naho ubundi ikindi bagira discipline, baba bashaka kubimenya, ariko ikintu nabisabira, ibi bintu bisaba nyine kuba ubikunda, ufite passion yabyo. Ntago ari uvanga umuntu ngo ari kubiguhatira ngo ugende ubikore, bisaba kuba ubikunda, nicyo cya mbere, kuko ubikora igihe kirekire nta nyungu wifuza urabona, ariko kubera ubikunda hari igihe kigera za mbaraga zose watakaje ukahita uzigarura mu gihe gitoya. Nicyo navuga. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Jean Marie Vianney, nkaba ndi umuyobozi w'ino kampani ya Sky Studio Rwanda. Ndashimira ikigo mbere na mbere cy'uko kiba cyatekereje ko abana bakora amastage bakajya hanze bakareba wenda ibigo bigiye bifite ubwo bumenyi wenda bakabafasha. Icyo kigo ndagishimira cyane, ndetse n'ibindi bigo. Ku kindi kintu navuga ku banyeshuri, n'ubundi ni cya kibazo muri rusange kiba gihari cy'ibikoresho tuba dufite, yaba ari mu makampani yagiye atandukanye ndetse no mu bigo, kubera ko ibikoresho bya multimedia biba bihenze cyane. Hari n'ibyo tubasha kubona tukabibona mu mashusho ariko ntitubashe kuba twabibona neza. Hari n'ibyo batemera ko wenda biza mu Rwanda, nk'urugero nk'amadrone. N'igihe twiga wenda nko gufata nk'amashusho ukoresheje drone, ugasanga nko mu gihugu cyacu ntabwo byemewe kandi twarabyize, bigasaba rero ugasanga hari imbogamizi zigiye zihari. Icyo nshimira cyane cyane abanyeshuri ba kino kigo,
barabizi neza cyane, usibye za mbogamizi nkeya zo kuba puratike iracyari hasi, ntabwo ari cyane, ariko ntabwo kiba ari ikibazo, ahubwo ni uko aba ari cya gihe. Yego. Icyo nshimira abanyeshuri bitwaye neza muri kino gihe twamaranye, twagiye twiga bimwe na bimwe, byose ntabwo twabyiga ngo tubirangize, ariko ibyo twabashije kwiga nabo baza kubyivugira neza. Gusa twabanye neza, turanabashimira, tunabasaba yuko mu gihe bamaze kwiga kurangiza ntibagende bicare mu rugo ngo wenda ngo nize ibi ngibi, bajye bagana bya bigo bajya gukoramo amatraining, babasaba ubufasha uko bakomeza kubahugura, kuko ibi bintu biba bisaba ngo duhere twapudetinga. Icyo nabasaba rero nk'abanyeshuri nibarangiza kwiga bajye basubira ahandi bakoreye stage, bongere babe familiya, bakomeze babane nubwo biba byararangiye, ariko bongere babane nabo, niho ka kazi kaboneka, niho babona experience nyinshi cyane ihagije, atari kuvuga ngo bararangije bagiye mu rugo. Oya, barangize basubire hahandi bakoreye amatraining, banamenyane, bagire iyo connection, kuko kano kazi kacu gasaba connection, bamwe iyo network. Ikindi navuga cya nyuma, ndashimira na leta y'u Rwanda yuko irimo gutanga amahirwe ku ngeri zose, yaba ku bakobwa yaba ku bahungu. Mbere byari bigoye kubona umukobwa afata kamera, umukobwa ari gukora ibintu bya sound, byari bigoye cyane. Ubu rero ndayishimira cyane yuko nawe yaheje, kandi n'abakobwa barimo kubikora cyane, bakomereza aho ngaho. Murakoze. Murakoze cyane. N'ikigo cya Fadaramoni kirabashimira uburyo mugifasha mu burezi, kandi ntago ari ikigo gusa, kuko iyi ni gahunda yo mu rwego rw'igihugu cyangwa mu myuga muri tekinike RTB, ni uko abana bagomba kwiga bakajya no kuri tere. Dushimira rero amakampani agenda twakira abanyeshuri bamwe na bamwe, ariko aho twageze baduha adresse, tukabaha ibaruwa ibashimira, tukanasaba ko tuzakomeza ubufatanye, tukabaha n'abandi banyeshuri. Murakoze, Imana ibahe umugisha.